ni radiyo ijwi rya rubanda. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo TV ijwi rya rubanda, kuri uyu munsi dufite muri studio Valence Maniragena. Nagira ngo ngusuhuze bwana Valence, nguhe nakanya usuhuze abakurikiye radiyo TV ijwi rya rubanda. Komera cyane Simeo, nanjye nshimishwe no kongera kugusuhuza, kandi ndagira ngo n'abakurikiye ijwi rya rubanda nabo nyine mbifurize amahoro n'amahirwe. Urakoze cyane. Nagira ngo nkubaze, nyuma yaho hasohokeye conference de presse yerekanaga uko amashyaka n'amashyirahamwe yateranye muri iyi minsi Buruseli, bateganyije kutubwira uko byagenze, badusomera imyanzuro yayo. Ndakeka ko wabikurikiye. Ndagira ngo ngusabe uduhe za commentaires zawe, niba hari zo wagize umaze kumva ibyavugiwe muri iyo nama cyangwa imyanzuro yavugiwe muri iyo nama, umaze no kureba conference de presse uko yagenze. Urakoze Simeo. Nagize amahirwe yo gukurikira ikiganiro abagize uruhare mu gutegura inama yahuje amashyaka n'imiryango itegamiye kuri leta, byo bita societe civile nyarwanda, bakoze mu mpera z'icyumweru gishize. Noneho icyo kiganiro bagiranye n'abanyamakuru nashoboye kugikurikira, yego sinagitangiye ariko nagize amahirwe nyuma naje kubona uburyo bwo kugikurikira kuva mu ntangiriro kugera cyarangira. Numvise hari ibintu ni byiza ko abantu batekereza ku buryo abanyarwanda bari hanze, cyane cyane bari nyine abari muri opposition ku butegetsi bw'igihugu bwo mu Rwanda, mu mashyaka ya politiki niho nshaka kuvuga, noneho n'abari mu miryango itegamiye kuri leta, aribyo bise nyine societe civile, baba batekereza guhura kugira ngo baganire ku bibazo igihugu cyacu gifite. Gusa icyo nabonye muri icyo kiganiro mwagize, ko nabonye ko namwe mwari murimo, nabonye ko hari ibibazo bisa nkaho bitagombaga cyangwa bitagiweho impaka, cyangwa se bikaba byarabajijwe ariko ntibisubizwe uko nk'abanyamakuru bari babibaje bashobora kuba barabyifuzaga. Cyane cyane navuga nk'ibibazo byerekeranye n'uko n'amateka, ikibazo kituma abanyarwanda kugeza ubu ngubu wenda bafite ingorane zo kuba bashyira hamwe ingufu, mu by'ukuri bikaba bifite ishingiro mu mateka yagiye atandukanye abanyarwanda. Ariko nabonye muri icyo kiganiro abari barateguye uwo mubonano, icyo kibazo cyo kuvuga ku mateka basa nkaho umuntu yavuga ko bakinyereyeho, ntibashaka kugisubiza uko cyari cyabajijwe, kandi byari nkeka ko byari ngombwa. Ariko kubera ko ari bwo wenda ibintu gitangira, ubwo aribwo processus gitangira, umuntu yakeka ko iyo mubonano nikomeza kuba hazavuka, bizashoboka ko abanyarwanda batinyuka bakashyira koko ibibazo biri ku isonga, mbese ibibazo nyamukuru bituma abanyarwanda badashyira hamwe byakwigwa, ariko bikavugwaho bikaganirwaho nta kibazo kigizwe umuntu gishyizwe mu bwiru. Kuko niba wibuka Simeo, nko mu masezerano yabereye Arusha hagati y'u Rwanda n'inkotanyi, ya guverinoma y'u Rwanda n'inkotanyi, havuzwe byinshi, ariko nk'ikibazo cy'uko ubutegetsi bwagomba gusangirwa n'abatutsi n'abahutu, icyo kibazo ntabwo kigeze kivugwa. Ariko urebye wasanga ari cyo kibazo nyine cy'uko icyo kibazo kitizwe, aribyo byatumye abari batsimbaraye kugira ngo bagaruke ku butegetsi bakora uko bashoboye bakica umukuru w'igihugu, noneho bakabona kugera ku butegetsi nyine, kuko ubu nicyo cyari kibashishikaje. Ubu ngubu nabwo nkeka ko abanyarwanda mu gihe bashaka kuganira ku bibazo igihugu gifite, bagomba gutekereza neza ibibazo byose, bikaba mbese bigashyirwa ahagaragara, noneho bikagirwaho impaka, bityo inzira nyayo, inzira nziza yatuma abanyarwanda bashobora kubaka u Rwanda bose bisangamo, bose biyumvamo, mbese bose bagenda batemberamo nta kibazo, bikaba byakoroha. N'ubu icyo kintu ariyo ntege wenda nabonye muri kiriya kiganiro. Naho ubundi kuva ari intangiriro, nkeka ko hari byinshi umuntu yakwizera ko bizashobora kuja mu buryo abanyarwanda bakaganira nyine ku bibazo byabo
ntabwo. Urakoze cyane Valensi kuri izo impression wagize. Ese weho umenyereye ibya opposition, wabikurikiye igihe kirekire, uzi yuko tumaze imyaka hafi 30 mu gihirahiro, ndetse irenga 25 abenshi bari hanze. Nta gihe batakomeje kuvuga bati reka twisuganye, reka twicarane, reka tuvuge rumwe. Kuva byatangira kugeza ubu intero ni yayindi, mucyo duhaguruke, mucyo twisuganye, mucyo tuvuge rumwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukurikiye uko uzi amateka ya opposition nyarwanda, urareba ukabona iyi initiative y'ubu ngubu hari icyo irusha initiative zatangiye mbere kandi zagiye zipfuba. Donc kuba nyine nk'uko byise initiative ishobora kugira, ubundi initiative iyo ari yo yose ishobora gupfa kubera abantu bayigize nyine bayitangije, noneho biterwa n'ikigamijwe. Nkeka ko abantu bari kuganira ubundi bakwiye kumvikana neza impamvu mbese ikigamijwe muri ibyo biganiro bari gukora, kugira ngo icyo kintu mbese kibabere urumuri, mbese itabaza urumuri bashaka kugeraho. Ariko mu gihe wenda turi kuganira abantu bafite kuko bigaragara ko mu byagiye bibuza amashaka mbese abantu bose barwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR wenda mu byagiye bibabuza gushyira hamwe, ni uko njye mbibona, nshobora kuba nibesha, ni uko inyungu cyangwa se ibyo bintu bigamijwe, inzira igamijwe, ikintu mbese abo bantu baba bagamije usanga kiba kitumvikana kuri bose, atari kimwe, niko umuntu yabivuga. Dufashe urugero, dufite ibyo twabonye mu mateka yacu muri za 90, igihe nk'amashaka yari ari mu butegetsi yatinyutse, yarwanyaga ubutegetsi bwa Habyarimana, yatinyutse amaze kwinjira muri guverinoma akaja gukora imishyikirano na FPR. Bibuka ko basinye i Brussels bakumva ko ngo bagiye gushyira hamwe bakarwanya ubutegetsi bwa Habyarimana. Mu by'ukuri abo bantu bagiye gushyira umukono hamwe ku bintu byo kumvikana n'inkotanyi, kandi ubwabo bari muri guverinoma. Keka ko byabaye nyine kudomasi, uko umuntu yabyita, yageza bigahirika nyine ubutegetsi bwa Habyarimana ikabuha inkotanyi. Ababikoze wenda bashobora kuba barihuse, ariko ntabwo bari babaze neza raporte y'icyo gikorwa cyabo, ndetse bagerageje kubafungura amaso nka Agapyi Semmanuel, barabizize. Ubu ngubu naho hari ikibazo cy'uko abantu bari kurwanya ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda usanga bashobora kuba batareba ibintu kimwe, mbese batumva. Baravuga bati dukureho Kagame, hanyuma wenda ibindi bigende neza. Ariko mu kuvuga ngo gukuraho Kagame, simpamya ko Kagame apfuye agasimburwa n'umuntu wo mu ishyaka rye agakomeza gukora ibyo bintu, simpamya ko icyo ikibazo cyaba gikemutse. Yegeka ko ikibazo nyamukuru kigomba guhuza abarwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR, kigomba kuba kugira ngo ubutegetsi busubirane abanyarwanda, noneho bunarengere nyine inyungu z'abanyarwanda bose, inyungu z'abanyarwanda bose. Igihe cyose icyo kintu kitari cyo, abantu bamwe mu baja muri iyo mibonano atari cyo bimirije imbere, keka ko bizagorana. Ariko ngo nta vumbi ritararenga, kubera ko iyi processus wenda yagiye kongera kuza, umuntu yayireka igakora, tukareba niba ari icyo d'abord kukumvikana ku kigamijwe bazakugeraho. Donc ayo mashaka arwanya ubutegetsi n'iyo miryango idaharanira inyungu ikaba iri kuza. Ubundi dushobora wenda no kugira ikibazo cy'uko imiryango ubundi idaharanira inyungu, iyo miryango itegamiye leta, ntabwo simpamya ko ubundi yo yagombye gukora. Byaba byiza nk'ubu ngubu iyo miryango ikoze ku ruhande rwayo, noneho n'amashaka agakora ku ruhande rwayo, bitavuze ko batahuza ingufu, ariko bikumvikana. Kuko niba abanyapolitiki bari mu mashaka ya politiki barwanira kugira ngo bajane imishinga yabo ya politiki mu Rwanda, abaturage bayihitemo, simpamya ko abantu badakorera mu miryango, abantu bakorera mu miryango yigenga, societe civile, bo bakwiye gukora buri gihe ku buryo ari opposition iri hanze, ari na leta iri mu Rwanda, buri gihe bitabangamira uburenganzira bwa muntu, bitabangamira inyungu z'umuntu uwo ari we wese.
aho rero hari akantu nyine gasa nka tena kuba iyo miryango c'est deux types d'organisation, donc amashaka ya politike n'imiryango idaharanira inyungu, imiryango itegamiye kuri leta iri gushaka kwishyira hamwe, ndetse ko bitabujije ko bashobora kuganira, ariko simpamya ko nk'ahangaha inyungu z'imiryango ya société civile n'inyungu z'amashaka ya politike birumvikana ko ari ahantu rwose bigomba bisa nk'aho bishobora kugonganira. Urakoze, uravuga uti bishobora kugongana kubera uko gusaka guhuza abamashyaka n'abo muri société civile. Ese nagusaba wenda kutubwira, kubera ko nsanzwe nzi gukurikira iby'amateka yo muri opposition, izindi za initiative zabayeho zo guhuza amashyaka n'ukuntu zagiye zigenda, watwibutsa mu magambo make initiative wibuka zagiye zihuza ishyaka rimwe n'irindi, amashyaka abiri n'andi, atatu, ane, atanu, kuva abantu batangira guhunga inkotanyi kugeza magingo aya, kugira ngo tuze kureba wenda niba noneho kuzihuriza hamwe ari tuvuge amashyaka 15, 20 hamwe n'indi miryango yindi nka 15 cyangwa 20 bifite injyana bizagira bishobora kugira resultat, bifite chance yo kugira resultat nziza kurusha izabaye mbere. Ushobora kutunyurira muri make mu byo waba wibuka ubu ngubu mu mutwe mu miryango yabayeho ishaka guhuza amashyaka kuva twahunga? Sinzi niba ndabyibuka byose neza, ariko ndibuka ko hari nka ikintu cyavuzwe cyiswe dialogue rwandais hautement inclusif, donc yagomba indumva yaririmo ba Mushayidi n'abandi bantu bakora ko bashoboye kugira ngo abantu bashire hamwe mbese bakumvikana. Ariko ico gihe uvuze dialogue en principe birumvikana ko d'une part birumvikana ko hagomba kuba peut-être kubanza kuba dialogue entre abantu bahunze ubutegetsi, abantu bari hanze y'u Rwanda, ariko dialogue nyakuri ikaba byumvikana ko itabaho yagomba guhuza abo bari hanze n'abari imbere. Ariko igihe abari ku butegetsi mu Rwanda nyine bo bakivuga bati bari abantu bose uzi ko ubutegetsi muri Kigali bwita abantu bose baburwanya hanze ko ari abanegationiste, ibintu nk'ibyo, donc buvuga ko tutari prêt yo kuganira nabo, urumva ko hari ikibazo. Ariko noneho nabo bari hanze uko kugerageza ngo bicare bashire hamwe bumvikane, byagiye buri gihe haba des tentatives, nkeka ko zitageze buri gihe, uretse ko hagiye haba kamwe nk'ibyo bya Mushayidi bari bakoze dialogue batangira bari gukusanya amakuru uko ibintu byagenze. Nkeka ko abantu benshi kugeza ubu hari ibyo dukora twifashishije ibyo Mushayidi bari bagezeho. Ariko ikintu nakumva donc muziko nko ndumva no muri conference de presse haravuzwe ibintu bya za plateforme zagiye zibaho, donc tuzi ko hari amashaka yagiye yishyira hamwe nka FDI, ukuntu yari yavutse ari certain parti, imiryango ya politiki yageza ikaja hamwe. Hanyuma tuzi ukuntu FDI yagiye gukorana na RNC kivuka mu mwaka wa 2010 igihe Ingabire yari akigera mu Rwanda. Simpamya ko resultat umuntu yayifata nk'ari positive. Hatuzire za initiative z'amashaka nk'ubu ya MRCD, donc ihuriyeho n'imiryango ibanza ari ine niba atari 3. Hariho na nouvelle generation yagiyeho, donc urimo ishaka ndimo n'andi mashaka yarariho donc 3. Ariko ibyo byose ikintu uko nkeka kuba abantu bari hanze byumvikana, birumvikana hari une nécessité, ni ngombwa ko haba uburyo bwo kugira ngo turebe niba koko impamvu turi hanze tuzibona kimwe ari zimwe pour nous. Donc par exemple niba abantu turi hanze kubera ko twanga ubutegetsi bw'igitugu buri Kigali, ubutegetsi budashirwaho na rubanda, budakorera rubanda, icyo ni kimwe. Donc niba tubyumva kimwe, icyo gihe dushobora gushaka inzira imwe yatuma tutsinsura. Ariko igihe cyose ibyo bitumvikanyweho ngo tumenye impamvu turi impunzi, niba koko impamvu twese turi impunzi, abanyarwanda bose bari impunzi ari zimwe,
icyo gihe twagombye gushaka ibisubizo bimwe, ariko niba izo mpamvu zitandukanye birumvikana ko hazaba ibisubizo bitandukanye. Niyo mpamvu numva biriya biganiro byari bikwiye kubaho, ariko noneho n'ubwo buryo kadere y'ibyo biganiro nayo nkeka ko igomba wenda avec le temps izashobora kuba concretize ku buryo nyine bw'ibyo, niba nko muri iyo kadere amashaka yakorera hamwe noneho n'imiryango igakorera hamwe, noneho ariko muri definition y'impamvu abantu bose bari hanze ari impunzi bakaba babyumva uko les organisations non gouvernementales zibyumva, nuko les organisations politiques donc les partis politiques zibyumva impamvu abanyarwanda ari impunzi, tukaba dukomeje kuba hanze turi benshi. Icyo gihe tukaba twahuza ikintu cyatuma koko dushira ingufu hamwe. Nkeka ko ubwo buryo iyo methodologie n'amuka yiswemo ari ishobora kuzatuma ibintu byakwihuta kandi bigasobanuka pour tout le monde. Hamwe bumva ari iyo voix simpamya ko ari unique, ariko nkeka ko iyo nzira iramutse yiswemo ishobora kudufasha kwihutisha ibintu. Ese impamvu zimwe zituma uko kwishyira hamwe turuhanya ntibyaba ari ukubera za ideoloji zitandukanye, kuko icyo kibazo mu mashyaka yo hanze bakunze gutinya kukivugaho cy'imyumvire cya ideoloji basanzwe bafite. Ese aho ntibyaba bikomeza guhomboka kubera yuko bashaka guhuza inkoko, ingurube, inzoka, intama, ibikeri byose bavuga bati muze tugende, bashaka ko bagenda kuri ritme imwe kandi bose bafite uburyo butandukanye bwo kureba isi, bwo kubona ibibazo. Urakoze Simeho, icyo kibazo ndumva no muri conference de presse mwagize banza ari umunyamakuru witwa Semana wakibajije, ariko ndumva benshi birumvikana igihe cyose abantu batagize byo kuvanga ngo amasaka n'amasakaramentu ntabwo bikunda. Iyo bivanze nta kintu bitanga nyine niyo mpamvu nyine nk'uko wari uvuze iyo image ukoreze kuvanga ingurube n'intama n'ibiki. Mu by'ukuri kuba imirongo ya politike cyangwa se uburyo ayo mashaka ya politike yose ari hanze ndetse n'ari mu Rwanda, uburyo mu by'ukuri abona ikibazo nyamukuru gituma abanyarwanda batumvikana, ngenda ko nanjye nuko ikigamijwe ari abari gukora politike, niba hagamijwe kugira ngo rubanda yisanzure mu Rwanda, umunyarwanda wese agende yemye atubitse amaso atikanga, azi ko itegeko riramurengera kimwe n'uko rirarengera mugenzi we. Niba ari byo bigamijwe birumvikana ko amashaka yumva ibintu gutyo yarakwiye gushama, ariko igihe cyose bari gushyira hamwe wenda umwe ari kubesha ntavuge mu by'ukuri ngo atombora avuga ati ngengamije iki, uko mbona ikibazo ni uku nguku, kuko nicyo kibazo cy'ibiganiro. Dusubiye inyuma twakwibuka ko numva nabikomojeho ku gihe Arusha yari ihari, abantu bari kuvuga batese ariko mu by'ukuri iyi ntambara yatejwe n'inkotanyi yari igamije iki. Ntabwo icyo kibazo kizwe, niba bari bashatse kuvuga ngo abatutsi bagiye ku butegetsi kuko wenda bavuga ko batari baburiho, ibyo ngibyo ntibyizwe, ntabwo byakunze ko biba kuri table de négociation Arusha, ariko kuba byaracecetswe icyo byatanze turakizi. Ubu ngubu naho mu gihe cyose turi gushaka une solution durable, ni ngombwa ko abanyarwanda bareba romara y'amashaka bakavuga ati hari izi principe za demokarasi turi kugenderaho, umurongo wacu ugamije ko ubutegetsi buba ubwa rubanda, rubanda igatora ikitoramo abayobozi ishaka, ikabaha nyine iyo misiyo yo kuyobora igihugu. Baba bananiwe ikabakuraho mu matora akurikiyeho nta ngorane. Niba iyo ni inzira imwe, inzira yo kugira ngo abaturage babe responsable, mbese bo ubwabo bagira uruhare kandi babe fieri yo kugira urwo ruhare. Ariko inzira yindi ni igihe nyine bamwe bumva ko bo bagomba kuba ku butegetsi kubera ko bafite impamvu runaka z'uko bumva ko ngo bari mu gutegeka. Icyo gihe bikaba numva ko izo devoir ntabwo zishobora kujya hamwe ngo zumvikane mu by'ukuri zigere ku kintu kimwe kandi zisobanya. Icyo kibazo nkeka ko ku kibaje niko bimeze, ariko ndizera ko muri ibi biganiro byatangiwe n'iriya komisiyo na bariya abantu baba bakoresheje conference de presse, niba koko ndizera ko bazumva ibyifuzo byanyu by'abanyamakuru, by'abantu ku giti cyabo, noneho mu biganiro bazakomeza bagahitamo ko ibibazo by'ukuri, ibibazo nyamukuru
bibanza kwigwa noneho bagashakishwa nyine inzira nyayo yo kubibonera igisubizo. Urakoze Valence, ubwo duhaye incamake y'ibyo watekereje umaze kubona uko iby'inama y'amashyaka n'andi mashyirahamwe byagenze. Ese hari ubutumwa, ubwo ni ugusoza, hari ubutumwa wumva waha abanyapolitike bari muri opposition ku buryo wabagira inama y'ukuntu ibintu byazagenda mu gihe kiri imbere, ntibakubite igihwereye nk'uko bishoboka? Ubutumwa wenda nabuvuga mu magambo make. Mu by'ukuri ni byiza ko abanyarwanda batekereza, ndetse nk'uko abanyarwanda ubu ngubu batekereza publikoma, bakaba bashobora guhura bakareba ibibazo bafite, ni byiza. Ariko hari ikibazo Tongo, amateka yacu afite ukuntu atwereka ko hagiye haba ugushaka ko abanyarwanda baje impaka ku bibazo bafite, noneho igihe cyose uko gushaka kwa bamwe mu banyarwanda babonaga wenda ibibazo bigize bashaka ko byakwirwa bakabiganiraho. ariko igihe twafata nk'urugero rwo ku gihe cy'umwami, igihe impirimbanyi za demokarasi zakoze indi note tuzi ngo ni ku izina rya manifeste y'abahutu, zayishyikirije umwami zivuga ziti hari ibibazo tubona, turifuza ko abari mu butegetsi bw'igihugu bareba uburyo twarebera hamwe ibibazo, uburyo ibibazo byakemuka. ariko icyo gihe tuvuga ko muri 50 aho kugira ngo ibyo bibazo byigwe, babandi bafashwe nk'aho ari abanzi b'igihugu. ubwo icyo byatugejejeho ni uko ubwami bwavuyeho mu Rwanda, hashingwa repubulika. wenda hari ukuntu iyo umwami abyumva ibintu byashobora kwivura iwabo turoma, ubutegetsi bugahabwa rubanda n'umwami akaba yanagumaho. ariko icyo gihe siko byagenze. ejo bundi inkotanyi zimaze gutera, nabwo mu kuja impaka Arusha, kuba ikibazo cy'uko ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi, cyangwa se ikibazo cy'uko ubutegetsi abanyarwanda bazisanga mu butegetsi cyaracecetswe concretement hagati y'abahutu n'abatutsi. donc ikibazo cy'aba entre hutu n'abatutsi kigacecekwa ntikigirweho impaka Arusha. nabyo byatumye amasezerano Arusha yasinywe twese twizeye ko azatuzanira amahoro, ntacyo yatugejejeho, ahubwo twarageze mu ijoro ry'icuraburindi ryatwaye abanyarwanda bo moko yose batagira ingano. ubu ngubu rero aho kugira ngo twongere dusubire muri ibyo byose ni ngombwa, ariko ibi ngibi ntitwabihamagarira gusa ku banyarwanda bari hanze, ahubwo n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu compris abari ku butegetsi, ko bakwiye kumva ko gukomeza kunangira kwanga kumva ibibazo abanyarwanda bazamura kandi bifite ishingiro bishobora kuzatuma nyine niba bidakemutse ubundi ngo on peut toujours répéter la même chose, ukabona le même résultat, kubera ko inzira bari imwe, kubera ko umuntu atahaye agaciro ikibazo cyari gihari, ugasanga nyine le résultat revient toujours le même négatif. donc ni ukuvuga ko abanyarwanda bose ari abari kurwanya ubutegetsi bakwiye rwose kureba ikibazo nyamukuru gikomeje kuzambya u Rwanda no kutuma ubuzima butubera bubi. noneho n'abari ku butegetsi ntibakomeze kwishuka ngo kuba bari ku butegetsi bakontorora byose, bakandamiza aho bashaka ngo bizahora, kuko ntagahora ganze. kandi nyine ibyo ni ibintu amateka atwereka ko byose bizanarangira, amaherezo tukagaruka kuri kazo depart niba tutabonye uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo ngo twavansaho kugira ngo tugume mu sayo turimo. Urakoze. ubwo nizere yuko inama wahaye abanyamashyaka ndetse n'abandi banyarwanda izakurikizwa. ubwo tuzajya dukomeza kumva n'icyo abandi banyarwanda batekereza kuri ibyo ngibyo. noneho muri izo za deba, muri ibyo biganiro, muri uko guhererekanya ibitekerezo kuri iyo ngingo yo gufatanya cyangwa se yo kugira ibyo bakorana, yenda hazavamo ikintu kigaragara kizatuma dushobora kwivana mu gihirahiro turimo. yes, nibyo rwose. ni ukwizera ubu ngubu no kugira ngo bariya bagize iyo initiative bakomeze bere gutinya, ariko noneho nyine bagire n'iyo ouverture yo kugira ngo ibibazo koko bigirwe impaka, dushake ibyo bibazo tubyidantifiye, hanyuma tubishakire ibisubizo. ngaho ugira umunsi mwiza.
urakoze Simaro, nawe ugira ibihe byiza. uwo yari bwana Valens Maniragena watugezagaho ibitekerezo bye. Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.